Jana tuliwaambia kwamba ni Mungu asiyelinganishwa. Ni Imana ishoboye byose. Uweza yote. Hari ibibazo itubera ibisubizo. Anakuwa majibu. Nihimbazwe n'Uwiteka byose. Hata milele. Tubashuje n'urukumbuzi rwinshi mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Tunawasalimu na shauku nyingi kwa jina la Yesu Kristo. Igitondo cy'umugisha Imana iduhaye. Ya uhai kwa jina la igitondo cy'umugisha Imana iduhaye. Baraka tuyizamuriye icyubahiro mu izina rya Yesu. Yarinda abakozi bacu, yarinze n'igihugu dutuyemo, twese tubonetse imbere yayo turi bazima. Icyubahiro kibi cyayo uhereye none ukageza igihe cyose. Nta n'umwe wagize icyo atanga kugira ngo abone ahubwo Imana ishoboye byose niyo yatwemereye kuboneka turi bazima. Izina ryayo rihabwa icyubahiro mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Turazamura ibendera tutajakuwa bendera ya Bwana. Muri Danieli 3, Danieli sura 3 13, shairi ya 13 tutashuka chini. Wengine na atasoma kitabu cha Zaburi 91 shairi wa kwanza hadi chini. Tutasoma kwa jina la Yesu Kristo. Nebukadinezari ararakara cyane, ategeka ko bamuzanira Saduraka na Meshake na Abedenego. Abashira umwami. Nebukadinezari arabakabukana aravuga ati, mbese Saduraka na Meshake na Abedenego nimwe mwabyitumye kudakorera imana zanje no kuramya igishushanyo cy'izahabu nakoze? Nuko noneho nimwumva amajwi n'amahembe n'imyironge n'inanga n'isambuka n'amabura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, mukemera mukubarara hasi mukaramya igishushanyo nakoze, ni byiza. Ariko nimutakiramya ako kanya murajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Mbese Imana irubakize amaboko yanje niyihe? Saduraka na Meshake na Abedenego basubiza umwami bati, Nebukadinezari, nta mpamvu yatuma tugusubiza iryo jambo. Niba ari byo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro kandi naho itadukiza ukuboko kwawe Nyagasani. Ariko noneho naho itadukiza Nyagasani, menya yuko tutari bukorere imana zawe habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. Amen. Bali pata kitabu cha Zaburi anaweza kusoma. Uba mu rwisho rwisumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka ni urubuhungiro bwanjye, ni igihome kinkingira, Imana yanjye niringira, kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugirimbura. Amen. Ageza ku wa 16. Asiri kwa 16. Azakubundikiza amoya ye, kandi uzagihungira munsi y'amababa ye. Umurava we ni ingabo, ni icyuma kigukingira, igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa, cyangwa mugiga igendera mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Simbuka usomo wa 14. Kuko
yankunze akaramata, nicyo nzamukiriza. Nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Azanyambaza nanjye mwitabe. Nzabana nawe mu makuba no mu byago. Nzamukiza muhe icyubahiro. Nzamuha uburame kandi nzamwereka agakiza kanjye. Amen. duhita tumenya ko umuyaga wahageze. Iyo tubonye abantu barohamye mu nyanja tumenya ko habonetsemo igikorwa. Wa mwana we ikomeye, ibikorwa byawe n'imirimo yawe yo gusubiza mwene data Bowazi n'abamukabakiza uburwayi n'ibindi bikorwa bitangaje birerekana ko Imana nyarwanda. Tuguhaye icyubahiro duhagaze. Abagore babonye ko nta bandi nta burenganzira. Abasore n'inkumi bari kuvuga ngo icyubahiro ni cyawe. Abagabo nabo bati icyubahiro ni cyawe. Abakozi nabo bati icyubahiro ni cyawe. Iyo mpamvu iragikwiriye niyo guhimbazwa n'ibiterane. Tukumanikiye rero ibendera ryo kunesha. Nubwo usanzwe warabitumanikiye, natwe turahagaze kugira ngo turyubahe kuko tuzi yuko nta mana n'imwe ihwanye nawe. Nuko rero amagambo yawe asubiye mu matwi yacu, nk'uko abahanuzi bamanzaga kurya bakongera bagakoramo bakongera bagakoramo. Amara yabo bakayuzuza ibyo kurya, amara yabo agahaga bakumva barahaze, maze mu gitondo kare kare bakagenda bati Uwiteka aravuze. N'abantu batariye n'abatari natariye, niyo mpamvu natwe tuje kurya kugira ngo kuko tuzi ko hari imirimo iri budukoreshe mu gitondo nangwa se nimugoroba, bitumye tuza gutegera ugutwi amagambo yawe kugira ngo amara ya bene data, amara ya bashiki banjye unyuzuze amagambo yawe. Nuko ndakwinginze aya magambo asomwe yanditswe Frere General adahari, Daniel yabayeho mwene data adahari, n'aba basore bari batari baboneka, ariko aya magambo yandikiwe ubwoko bwa hano Kentucky. Niyo mpamvu tumuhaye icyubahiro turugabo tuboneremo ibyo kurya. Ni ukuri wa mwana we, nubwo umuntu yaba afite imbaraga zingana zite, ntiyafata isuka ngo ayikubite hasi atariye, ahubwo aramanza akarya akabona imbaraga. None uru rugendo ni urw'abariye. Abarajya mu ijuru ni abariye, nta wajya mu ijuru atariye, nta wakora ibitangaza atariye. Niyo mpamvu abwiye Eliya ati yewe Eliya we byuka urye kandi wongere urye wongere ukoremo, urugendo ruragakucura cyagukomereye. Ntumugisha umugaragu wawe n'aya magambo amaze gusomwa mu izina rya Yesu Kristo. Imana y'abahanuzi yatumaga abahanuzi bamwe bakihisha bakiruka ngo ntabwo nshaka inguma, bakajya mu bitare, abandi bakabura iyo bajya, bakavuga bati garuka. Uwiteka akabahamagara ati garuka ujye kuvuga Uwiteka aravuze. Uko baburaga icyo kuvuga bakagenda bakihisha mu bitare, Uwiteka akabaha icyo kuvuga, mwene data Gerard guhe icyo kuvuga. N'abateranye nabo tugabane nabo uwo mugisha, kuko byanditswe ngo uwigisha n'abigishwa bose bagabane. Turaga ntabwo tuje kugabana amafaranga, ahubwo turagabana ijambo ryawe.
nuko turaje imbere y'Uwiteka, tunakuja mbele ya Mungu, ntabwo tuje imbere y'umuntu, tuje mbele ya nta wanadamu. muntu waturaritse. Kuna mtu Umuntu aliyetualika, yakurarika akabona yo kukugaburira, yakurarika akabona intebe yo kukwicaza, yakurarika wagera iwe ukabura aho gupakinga imodoka, yakurarika wagera iwe ugasanga bitakunejeje. Ariko Imana yacu iraritse, ikomanga ku mutima wanje, igakomanga ku mutima wawe, ukumva ingoma y'Imana ishobora byose, nawe ukayitaba. Iyo Mana yaduhamagaye muri iki gitondo, yakubita ingoma yayo kugira ngo tuze mu materaniro yayo. Iyo Mana ntihabwe icubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Ejo twari turi kumwe namwe mu magambo Umwuka wera yatuganirije, amagambo agira ati Mwami Imana twongerere kwizera. Mpamvu twasabye ko Imana twongerera kwizera, ibintu byinshi byarangiritse mu bantu kubera kwizera kwabaye guke. Ingo nyinshi zarasenyutse kubera kwizera kwabaye guke. Bene data bananiwe kumvikana, bashiki bacu bananiwe kumvikana kubera kwizera guke. Abantu barikunze bagakunda ijambo ry'Imana kubera kwizera guke. Abantu bizamuye hejuru bashaka ibyubahiro kubera kwizera guke. Ariko Imana yaremye ijuru n'isi, niyo yonyine ikwiriye icyubahiro. Nitwongerere kwizera nje nawe mu izina rya Yesu Kristo. Twasanze kwizera hariho abari bagufite batubanjirije, Imana yakoranye nabo, irabarinda, ibaha imbaraga, ibaha ububasha, ibaha ubushobozi, ibana nabo. Iyo Mana niyo twaje kuramya, nihabwe icubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Dusomye amagambo aboneka mu gitabo cya Daniyeli, dusoma n'andi aboneka mu gitabo cya Samweli. Yose ni amagambo y'Imana. Imana idukurire mu byo kurya, jewe nawe mu izina rya Yesu Kristo. Dusomye abagabo bane, dusomye umugabo witwa Nebukadinezari, dusoma umugabo witwa Mishake, Shaduraka na Abedenego. Abo bari mu gihugu cy'ubunyagano. Iyo bari bategekwa ko bashobora kuramya ibishushanyo. Natwe turabasuhuza mu minsi yacu y'ubusuhuke, tujye dukorera Imana kandi tuyubahe, kuko batubereye ibyitegererezo kugira ngo natwe aho tuzagera tuzumva inkuru zabo zidufashe. Bari Babuloni, natwe turi mu busuhuke muri kino gihugu cya Amerika. Bibiliya yera itweretse imibereho yabo. Umuhanuzi wacu niwe wanyu aravuga ati Mishake, Shaduraka na Abedenego na ba Daniyeli batuye i Babuloni, ariko Babuloni ntabwo yatuye muri bo. Bene data bashiki banje, duture muri Amerika, ariko Amerika yaduture muri twe. Amerika ifite ibirangaza byinshi, i Babuloni hari ibirangaza byinshi, ariko Imana ya Shaduraka, Imana ya Abedenego, Imana ya Mishake, Imana ya Daniyeli ntabwo bayitezutseho. Bamenye ko bafite Imana nzima. Ibyo bakoresheje byose barabyanze, bamenya ko dufite Imana ishobora byose. Turaganira ijambo rigira riti Imana irinda ubwoko bwayo. Dufite Imana irinda, dufite Imana ishoboye byose. Ijambo ry'Imana ritweretse neza ukuntu Imana yahagararanye nabo, irabarinda. Nabo baravuga bati niyo itadukiza tuzasohoka nk'intwari. Naho Imana itaruka muri Kenaki uzayihagararire igihagararo cyawe. Umuhanuzi ari kuvuga ngo igihagararo umukristo afite nicyo Imana izaheraho nawe imuhagararire. Imana irinda ubwoko bwayo. Imana ibereye maso wowe, ibereye maso jewe, ibereye maso abakozi bacu, ibereye maso abaririmbyi, ibereye maso abadiyakoni, ibereye maso itorero ryayo, kandi ribereye maso kuko yariguze amaraso yayo. Ntabwo ryapfa ubusa, ntabwo izaritererana, kuko impongano yatanze ni amaraso yamenetse i Golgotha. Ntabwo ayo maraso azapfa ubusa. Imana irinda ubwoko bwayo. Mbese mukunze aya magambo,
28 mwene data arasoma. ndugu atasoma Ahere kwa 24. maanzisha ya 24 24 hadi twasomye mahali tulisoma Danieli 3 Danieli 3 24. 24 Ariko twasomye abafrere baravuga bati Imana naho itadukiza ntabwo tuzunamira ibishushanyo. hatutainamia miungu. Umva neza. Sikia vema. Turasaba amaze mu Yesu Kristo. Uwo mwanya umwami Nebukadinezari aratangara. Ahaguruka n'ingoga abaza abajyanama be ati harya ntimwajugunye umuriro abantu batatu baboshwe? Aramusubiza bati ni koko nyagasani. Arabwira ati dore ndareba abantu bane babohowe bagenda mu muriro hagati kandi ntacyo babaye, ariko ishusho y'uwa kane irasa n'iy'umwana w'intama. Amen. Amen. Umwami aritegereza Mfalme akatazama aravuga ati akasema harya sasa muri wa muriro muri rya tanura babagabo ko bavuze ngo naho Imana itabatabara ntabwo bazunamira igishushanyo ko twababoshe ku mirongo uhereye ku wa 19 ukamanuka hari kuvuga ukuntu bababoshe n'ukuntu bakoranyije umuriro inshuro 7 kugira ngo babatwike. Ariko ku murongo wa 24 umwami arikanga aritegereza agira ngo ari kurota. Yarazi ko Mishaka, Shadraka na Abedenego bahiriye muri rya tanura ry'umuriro. Bakimara kubajugunyamo umwami yitegereje aratangara. Uwo mwanya umwami Nebukadinezari aratangara ahaguruka n'ingoga abaza abajyanama be ati harya twajugunye bangaye mu tanura ry'umuriro? Abantu bati 120. Uwo mwanya umwami Nebukadinezari aratangara arahaguruka n'ingoga abaza abajyanama be ati harya ntitwajugunye mu muriro abantu batatu baboshwe? Icyo ni ikibazo yarababaje. Ntitwajugunye abantu batatu baboshwe mu muriro? Baramusubiza bati ni koko nyagasani. Arababwira ati dore ndareba abantu bane babohowe. Ko abateremo baboshwe harya ni ndaho babohoye? Dufite Imana itabara ubwoko bwayo. Niyo yabohoye Shadraka, niyo yabohoye Mishake, niyo yabohoye Abedenego. Nawe ni kubohora kuri uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo. Niba hari ibikuboshe bibwire ngo dufite Imana itabara, mumuhore. Arareba abona abagabo bane babohowe. Mbese ni ndaho babohoye? Arababwira ati dore ndareba abantu bane babohowe bagendagenda. Bari kugenda kuko Imana ishobora byose, Imana irinda ubwoko bwayo, yari iri kumwe nabo. Shadraka aragenda mu muriro abohowe, Mishake abohowe, Abedenego abohowe. Ariko hari uwa kane. Mbese bambwira ngo ninde? Ni Yesu Kristo. Ni Imana ishobora byose, ni Imana irinda ubwoko bwayo. Uyiringiye wese azanesha, uyiringiye wese ntabwo azakorwa n'isoni. Dufite Imana itabara ubwoko bwayo, mwumvaje tuyihimbaze. Ngahora Yesu Kristo, ngahora Mishake, ngahora Abedenego, izahora n'abera mu izina rya Yesu Kristo. Babohowe Batafunguliwa. Ishusho y'uwa kane isa n'iy'umwana w'intama. Uwo mwana w'intama ninde? Ni Yesu Kristo, Imana ishobora byose, intwari y'Igorogota. Ababoshwe niba babaye muri iki gitondo mu izina rya Yesu Kristo.
Nebukadinezari yigira akajifanya ku muryango kwenye mlango. Nebukadinezari yigira ku muryango w'itanura ry'umuriro ugurumana, aravuga ati yemwe Basaduraka na Meshake na Abedenego, mwabagaragu b'Imana ishobora byose mwe, Imana yacu irinda ubwoko bwayo, ni Imana ishobora byose, ni Imana itagereranywa, ni Imana izi kurinda, ni Imana izi kubohora, ni bohora bateranye mu izina rya Yesu Kristo. Imana isumba byose, Uweza yote. Imana isumba byose. Mungu muweza yote. Nimusohoke Ondokeni ndani. muze hano. Njoni hapa. Nuko Saduraka Sadraka na Meshake na Abedenego bava mu muriro, ndani ya tanuru la moto. maze abatware b'intebe n'ibisonga Makida byabo n'abanyamategeko wenye masheria bajana wakaenda pamoja umwami, baraterana kusanyika, bareba abo bagabo, kaona wale wanaume basanga wakamutana umuriro ndani ya moto. utashoboye Moto haikuweza kugira kupunguza hata icyo ubatwara, haikuwafanya kitu. kandi umwotsi wo ku Hata moshi kandi umusatsi wo ku mitwe yabo haikuweza utababutse. kungura. Imana ishobora byose Uweza yote. izi kurinda ubwoko bwayo, bazagutera mu muriro kubera Imana izi kukurinda, ntabwo uzasha. Nawe waje mu muriro, Imana ni umurengezi, dufite Imana itabara ubwoko bwayo, ntihabwa icubahiro mu izina rya Yesu Kristo. N'imyambaro yabo ntacyo Hakuna yabaye, n'imyambaro yawe ntacyo izaba, n'imyambaro yanjye ntacyo izaba. Aho uzanyura dufite Imana irinda ubwoko bwayo, ntihabwa icubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Habe no kumvikanaho umuriro, moto. dufite Imana irinda ubwoko bwayo. Mungu anayechunga taifa lake. Umuntu wese uzayiringira Yote tamtumainia, ntabwo izamutererana. haitamwachilia kamwe. Barababwira bati Nawaambia nta yindi Mana ikwiriye gupfukamirwa, nta yindi Mana ikwiriye gukomerwa amashyi, nta yindi Mana ikwiriye guhimbazwa usibye ibishushanyo nabaje. Saduraka na Meshake na Abedenego baravuga bati nta mpamvu yatuma tugusubiza ku iryo jambo uvuze. Abademoni baza bakagutera, ubabwira uti uwo niringiye ni Imana ishobora byose, ni Imana itabara ubwoko bwayo, naho mwantera ntabwo muzatsinda, nzabatsinda mu izina ry'Uwiteka. Somo wa 28. soma 28. 28. Nebukadineza aravuga ati Amina. Imana ya Saduraka na Meshake na Abedenego ishimwe. Haleluya. Imana ya Meshake, Saduraka na Abedenego ishimwe. Abafashije tuyishimwe. Ni hafi cyubahiro. Ni izina rya Yesu Kristo. Yarinze abagabo batatu b'Abaheburayo, Meshake, Saduraka na Abedenego. Umwami Nebukadinezari abyitegereje, asanze nta n'umwotsi uri kunuka ku myambaro yabo, aravuga ati Imana ya Saduraka na Meshake na Abedenego nishimwe, nanjye nzamuriye icyubahiro. Ishimwe n'icyubahiro ntabwo ari iby'umuntu, ahubwo ni iby'Imana yacu yicaye kuri ya ntebe. Urakomeza. Taendelea. Niyo yohereje marayika wayo
ikiza abagaragu bayo bayiringiye. Niyo yonyine ishobora gutuma abagaragu bayo bayiringiye ikabatumira marayika. Abagaragu b'Uwiteka baziringira Uwiteka, Imana izaboherereza umurinzi witwa marayika. Marayika w'Imana azaza ku bagaragu b'Uwiteka ari uko bafite ibyiringiro. Marayika w'Uwiteka azaza kuri bashiki banje, azaza kuri bene data ari uko muri bo bafite ibyiringiro. Mbese ufite ibyiringiro? Imana izakuzanira marayika wo kukurinda kubw'ibyiringiro ufite. Tukuganira ijambo rigira riti Imana irinda ubwoko bwayo. Imana irinda ubwoko bwayo abayiringiye, izaboherereza marayika wayo abarinde. Avanze. Uko bakurikije ijambo ry'umwami bagahara amagara yabo. Kuko bigurukije ijambo ry'umwami babwira umwami bati nta mpamvu n'imwe yatumye turama ibishushanyo wakoze. Nta mpamvu n'imwe yatuma tunamira ibishushanyo by'izahabu. Dufite Imana nzima. Nibadabaza ko dufite Imana nzima. Niyo yonyine yo guhabwa icyubahiro, niyo yonyine yo gupfukamirwa. Nebukadinezari aravuga ati Imana ya Saduraka, Imana ya Meshake, Imana ya Abedenego ishimwe. Niyo yohereje marayika wayo ikiza abagaragu bayo bayiringiye. Kuko bigurukije ijambo ry'umwami bagahara amagara yabo kugira ngo batagira indi mana yose bakorera cyangwa basenga atari Imana yabo. Amen. Ni Imana ikwiriye gushimwa, ni Imana dukwiriye gusenga. Ni Imana ya Saduraka, ni Imana ya Meshake, ni Imana ya Abedenego, ni Imana yaremye ijuru n'isi, ni Imana ya Isirayeli. Izina ryayo ni Yesu Kristo. Mumfashe tuyishime, mumfashe tuyihimbaze. Imana irinda ubwoko bwayo. Ihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Umurongo wa 29. Washairi ya 29. Nicyo cyatumye nshiteka kugira ngo umuntu wese wo mu moko yose y'indimi zitari zimwe uzavuga nabi. Niyo mpamvu umuntu uwo ari we wese umva bene data, umwami ubwe abonye ko bimuyobeye, abonye ibyo yakoze, abonye ko koko muri we ndikwitegereza ndabona ari kuvuga ariko ubundi ibi bintu nari nakoze nari ngiye kwimura Imana gute? Abitegereje asanga n'abagabo badasanzwe. Reka mbabwire bene data, muri abantu bagaragara nk'abandi ariko muri abagabo badasanzwe, muri abasore badasanzwe, muri abaririmbyi badasanzwe, muri abizera badasanzwe. Imbere y'amahanga yose Imana izadutabara. Imana itabara ubwoko bwayo. Yitegereje isanga Imana ya Saduraka, isanga Imana ya Meshake na Abedenego, ariyo Mana ikwiriye gushimwa. Amen. Nukuri. Arategeka nuko nicyo cyatumye nshiteka kugira ngo umuntu wese wo mu moko yose n'indimi zitari zimwe uzavuga indi mana, uzavuga nabi Imana ya Saduraka, uzavuga nabi Imana ya Efurere, uzavuga nabi Imana ya bashiki bacu. Mbega amagambo meza, maneno mazuri. Uzavuga nabi Imana ya Meshake, Saduraka na Abedenego, azatemagurwe kandi urugo rwe ruzahindurwe nk'icyavu. Uwiteka niwe ubivuze, ntabwo ari njye.
guca iteka kugira ngo umuntu wese wo mu moko yose n'indimi zitari zimwe uzavuga nabi Imana ya Saduraka na Mishake na Abedenego azatemagurwe, kandi urugo rwe ruzahindurwa nk'icyavu, nk'uko ari nta yindi mana ibasha gukiza bene aka kageni. Ibyo bishize umwami yogeza Saduraka na Mishake na Abedenego mu gihugu cy'i Babuloni. Amen, amen, amen. Nta yindi mana ikwiriye gushimwa, mumbaje tuyishime. Imana ya Saduraka, Imana ya Mishake, Imana ya Abedenego niyo ikwiriye gushimwa. Ibyo byose umwami abibonye yitegereje aravuga ati nta wundi ukwiriye gushimwa, nta wundi ukwiriye gupfukamirwa, ni Imana ya Saduraka, ni Imana ya Mishake, ni Imana ya Abedenego. Hepfo ngo gisigaye ku murongo wa 30, ibyo bishize umwami yogeza Saduraka na Mishake na Abedenego mu gihugu cy'i Babuloni. Abana b'abantu ntabwo bazogezwa, hazogezwa umuntu umwe gusa iyo turi mu ijambo ry'Imana. Uzogezwa n'imwe ni Yesu Kristo wenyine. Abamwubaha, abamwemera, abamwizera, ni Imana itabara ubwoko bwayo. Ihimbazwe mu izina rya Yesu Kristo. Umwami aravuga ati tuzogeza Mishake, Saduraka na Abedenego kuko bafite Imana nzima. Niyo mpamvu bavuze ngo Imana ni ya Mishake, Imana ni ya Saduraka, Imana ni ya Abedenego, Imana ni ya bene data, Imana ni ya bashiki bacu, Imana ni ya wizera. Uwizera Imana izamubera umutabazi. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Turi kuganira ngo Imana itabara ubwoko bwayo. Ahandi muri Zaburi ibice 91 umurongo wa 14, kuko yangunze akaramata nicyo nzamukiriza, nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Amen. Mumenye izina ry'Uwiteka, Uwiteka azamutabara. Tukuganira ngo Imana itabara ubwoko bwayo. Mbese yabatabaye ite? Banze kuramya ibishushanyo, banze guhagararira iyindi mana, bahagarara mu mwanya w'Imana. Imana nayo iramanuka ihagarara mu ruhande rwabo. Nuhagarara mu ruhande rw'ijambo, Imana izahagarara mu ruhande rwawe. Nuhagarara mu ruhande rw'iparole, parole nawe azaguhagararira. Ababyemeye ni bande? Imana ibahe mu izina rya Yesu Kristo. Imana itabara ubwoko bwayo. Uhagarare mu ruhande rwayo, uhagarare mu ruhande rw'ijambo, izakubera umutabazi. Ku gice cya 6 Sura 6 turi ku murongo wa 17 hari undi mugabo, kuna mwanaume mwingine Saduraka na Mishake na Abedenego bigurutse idegeko ry'umwami, baravuga bati twebwe ntabwo twakunamira ibishushanyo, ntabwo twabyinira ibishushanyo. Niyo mpamvu bene data iyo bamaze kumva iparole ubona bari gucinya akadiho, kuko bamaze kumva inkuru z'iyo tuzajya bakahakumbura, bakabona bananiwe kugera aka kanya, bakavuga bati nta kindi twakora, reka tubyinire Imana. Umurongo wa 17 igice cya 6 Sura 6. Amen. Umwami arategeka bajya kuzana Danieli bamujugunya mu rwobo rw'intare, ariko umwami yari yamubwiye ati Imana yawe ukorera iteka iragukiza. Amen. Amen. Komeza. Endelea. Maze bazana igitare bagikinga ku munwa w'urwobo, umwami ahomaho ikimenyetso cye bwite n'icy'abatware be, kugira ngo ibyo ategetse kuri Danieli bidahindurwa. Nuko umwami
akoresha ijoro yiraje ubusa, ntibamuzanira ibyo kumucurangira, ntiyarushya aguheka. Bukeye umwami yicarire. Amen. Aho turaza kuhagera nyuma. Watafika baadaye. Baravuga bati Akasema eti aho bigeze ubu ngubu nta wundi wo turi busenge usibye Dariyo wenyine. peke yake. Umuntu uzasenga indi mana Abudu mwenye atasenze Dariyo, uzaramya indi mana ataramije Dariyo, uwo muntu azatererwa mu rwobo rw'intare. Daniyeli aravuga ati niyo mwavuga ibyo ari byo byose, niyo mwavuza ingoma, niyo mwazana umupanga, niyo mwazana inkota, niyo mwazana amabuye, niyo mwazana intare mukazisonzesha uko bimeze ko ariko kose, ntabwo nzigera nsenga ibishushanyo. abudu sanamu Aricecekera akanyamaza. aravuga ati nasengaga rimwe gusa, ariko ubu ngubu ho ndajya nsenga gatatu. Naomba mara 3. Barabimenye. Wakajua. Umwami aravuga ati Mfalme akasema hivi. bishoboka ko baba bari kugerageza Daniyeli kugira ngo bamubuze gusenga Imana ye. Koseshe kuomba Mungu wake. Arabitekereza, Akabifikiri. Imana igakomanga ku mutima we, ariko kubera ko ari umwami akanga kuzuzuguza mu gihugu cye. Maisha yake. Ariko umwami yakundaga Daniyeli, Alikuwa anampenda Danieli. nicyo cyatumye Ndio sababu avuga aya sema magambo. maneno haya eti Nuko umwami ategeka mfalme akaamuru bajana Daniyeli chukua Danieli. bamujugunya mu rwobo rw'intare. Ariko umwami Lakini mfalme yari yambwiye ati alikuwa Imana amemwambia yawe ukorera iteka iragukiza. kusaidia. Haleluya. Daniyeli ni umukozi w'Imana yari yemera, yari yaravuze ati Imana yanjye niyo yonyine nzakorera. Bene data bashiki banje, twe kuzakorera izindi mana, tumenye Imana yaduhamagaye, yatubabariye ibyaha, ikatubambirwa ku musaraba, ikamena amaraso, igakubita inkoni nagombaga gukubitwa, ikabambwa aho nagombaga kubambwa, igashinyagurirwa agashinyaguro kagombaga kongeraho. Azaba ariyo dukorera kugira ngo nituzagera imbere ya Daniyeli tuzahorere Daniyeli tuti Imana wakoreye natwe niyo twakoreye, Imana yagutabaye natwe yaradutabaye. Iyo Mana ya Daniyeli niyo Mana y'abizera, ihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Imana itabara ubwoko bwayo nuko itabara Daniyeli. Bukeye mu gitondo ku murongo wa 20, bukeye umwami yibambura kare, Asubuhi. yibambura kare Asubuhi. mu museso, Nani asubuhi sana alfajiri. yagenda yihuta aja kuri rwa rwobo rw'intare. Ya simba. Ageze hafi Kufika karibu. y'urwo rwobo Shimo la simba. y'urwo rwobo Ile shimo Daniyeli yari arimo kwa ndani. atera hejuru n'ijwi ry'umuborogo, Omboleza. abaza Daniyeli ati yewe Daniyeli mugaragu w'Imana ihoraho, Imana yacu ni Imana ihoraho, nihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Ni Imana itagereranywa, kera ariho none ariko ejo ntabwo azaba ariho. Bene data bari uyu munsi, ejo ntibazaba bariho, ariko Imana yacu ni Imana ihoraho. Yatabaye Daniyeli natwe nidutabare, ituvane ku isi kuko yuzuye akarengane. Huzuni. Daniyeli mugaragu w'Imana ihoraho, mbese Imana yawe ukorera iteka Ya milele. yabashije Aliweza. kugukiza intare. Ya simba. Daniyeli asubiza umwami ati Mfalme eti. Yari akashituka. ndikureba Daniel nkabona atangiye gutetera. Daniyeli aracyariho, Kera ngani. Daniyeli aracyariho. Hari ibiduhiga, hari ibitugenda ruhunge, ariko ntacyo bizadutwara. Imana yacu iracyariho. Iyo yegeye Daniyeli izatabara itorero.
Daniel Chumbura. Daniyeli asubiza umwami ati Nyagasani uhoreho, Imana yanjye yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare. Imana yawe nuyikorera uyiringiye, ibiguhiga ntacyo bizagutwara. Dufite Imana itabara ubwoko bwayo, izadutabara kandi izadukiza aho tudashoboye kwirengera. Imana yohereje marayika wayo. Mbega amagambo meza cyane. Subira ku murongo wa 22. Imana yanjye yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare, ntacyo zantwaye, kuko nabonetse imbere yayo ndafite icyaha, kandi nawe Nyagasani garukira muhagaze bene data bashinganje, kugira ngo Imana iturinde, kugira ngo Imana irinde ubwoko bwayo, tugaragara imbere y'Imana ibyaha byose twari kubise hasi, tugaragara imbere y'Imana dukijijwe, dufite agakiza nk'akazanye. Daniel yanze kurema ibishushanyo, ariko uyu munsi bamwe bari kurengagiza iparole bakayirengagiza, bakarama ibishushanyo. Ariko Daniel yagaragaye imbere y'umwami, agaragara n'imbere y'Imana, ari nta cyaha afite. Wakubaza ngo wakugeza imbere ya Senyeri, wagaragara umeze ute? Saba Imana itabara ubwoko bwayo, uyibwira uti ibyaha nari mfite, amakosa nari mfite, mbikubise hasi, maze mpinguka imbere yawe afite icyaha. Uko watabaye Danieli ukamuburaho inenge, nanjye we kumbonaho inenge. Ababisabye nanjye ni bande. Imana itabara ubwoko bwayo, ibiduhe mu izina rya Yesu Kristo. Urakomeza. Imana yanjye yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare, ntacyo zantwaye, kuko nabonetse imbere yayo ndafite icyaha, kandi nawe Nyagasani ntacyo nagucumuyeho. N'imbere ya Dariyo nawe ubwawe urabizi, uri umuhamya, urabizi ko bandenganyije imbere yawe, nawe urasinya. Ariko mu gusinya kwawe uzi ibyo wasinye ko bitari ukuri, none imbere yawe naho nahagaragaye nta cyaha ngufiteho, ntarigeze kugucumuraho. Daniel yatuye i Babuloni, ariko Babuloni ntiyatuye muri Daniel. Bashiki banje bene data, dutura muri Amerika, ariko Amerika yadutura muri twe. Imana yatabaye Daniel ikamuburaho inenge, nawe utura muri iki gihugu buri gitondo n'umugoroba wiyeza imbere y'Uwiteka. Wirinde ibibi, wirinde ibigukiranirwaho byose, ubyiyamure ntibikuremerera. Imana nikureba isanga warahagaze nka Daniel. Umuhanuzi wacu ari kuvuga ati, niba ushaka guhamya Daniel, ukaba ushaka guhamya ko Daniel muzicarana, ube warabanye nawe mu rwobo rw'intare, ube warabanye nawe i Babuloni, ibyo yahagarariye i Babuloni, aho uhagaze nawe ubihagararire, kugira ngo nugere imbere y'Imana uzahorane na Daniel, uri kumwita mwene data, kuko ibyo yahagarariye nawe wabihagarariye. Uzahamya ko wabanye na Yozefu mu gihugu cy'Egiputa, igihe muka Potifari yaragiye kumufata, Yozefu akiruka. Nawe nubibona uzatiruke, kugira ngo nuzabona Yozefu muzahoberane. Umuhanuzi wacu niwe wabivuze ngo uzahagararana na Saduraka na Meshaki na Abedenego, kubera bakubereye akabarore. Uhagarare nk'uko wahagaze, nugera imbere y'Imana uzabyirata, kuko nabo bazabyirata. Imana itabara ubwoko bwayo, idutabare, idukure mu byaha mu izina rya Yesu Kristo. Ababyemeye Imana ibakorere mu izina rya Yesu Kristo. Urakomeza. Umwami aherako anezerwa cyane, ategeka ko bakura Danieli mu rwobo, nuko bamukuramo
basanga ntacyo yabaye. Amen. Danieli bamuvana mu rwobo rw'intare. Danieli akigera mu rwobo rw'intare, intare zikimubona zamubonye nk'Imana. Intare zakwinukiriza kuri Danieli zikavuga ngo uyu uwamuremye n'abaturemye, kandi ntabwo dukwiye kurya uw'Imana yaremye. Uw'Imana yaremye ni umusigwa w'Imana. Bagera kuri Danieli bagasanga marayika ari kumuzenguruka. Bagera kuri Danieli bagasanga Imana ishobora byose iri kumwe na Danieli. Intare zamuzenguruka, inyuze hano ikanyura hano zikagwa gihungu, zigasubirayo, zikagenda zikazenguruka, zagera kuri Danieli zikavuga uyu kandi umugabo udasanzwe, ko turi kumugeraho tukamusanga azengurutswe n'ingota ko ziramuhitana, intare zigasubirayo. Ikibazo, Imana itabara ubwoko bwayo. Wakujugunya mu rwobo rw'intare nawe azakureka, wagutera mu itanura ry'umuriro mbese nawe wasohoka kandi umwotsi gwakunutseho. Imana itabara ubwoko bwayo, nidutabare muri iki gitondo, itubereho gukiranuka, maze twambara imbaraga z'Umwuka Wera, maze Imana yacu ifata akazi mu mibereho yacu, aba ariyo ituyobora. Ababyemeye nkanje ni bande? Imana ibibahe mu izina rya Yesu Kristo. Komeza ugeze kwa 26 John aze kukwakira. Nuko bamukuramo basanga ntacyo yabaye, kuko yari yiringiye Imana ye. Maze umwami ategeka ko bamuzanira ba bagabo bareze Danieli, babazanana n'abagore babo n'abana babo, babajugunya muri urwo rwobo rw'intare, zibasamira mu kirere. Ibyaguhigaga byose kubwo kwizera kwawe no gukizwa kwawe, kwizera kwanje no gukizwa kwanje, ningera imbere y'abanzi zanesha, ariko ntabwo bazanesha. Imana yatuhamagaye ni Imana itabara ubwoko bwayo, ariko idutabara ryari? Iyo tutabonetseho inenge mu maso hayo. Mbifurije kutagaragaraho inenge imbere y'abapagani n'imbere y'Imana ishobora byose. Mbifurije bene data, mbifurije bashiki banje kugaragara imbere y'Uwiteka twese dukijijwe. Abazatureba bose bazashima Imana yacu, bazirata Imana yacu, bavuge ngo bariya bo ni abantu badasanzwe, kandi ngo niyo Mana tukwiye kuyiringira. Imana itabara ubwoko bwayo, tuyiringire, tumenye ko itabara ubwoko bwayo. Wiringiye wese ntakarwa n'isoni, inyuma mugendo ibihamya ni byinshi kuko ari we ukomeye. ibihamya byawe ni ibihe? Ushuhuda wako uko wapi? Iyagaye Abisirayeli igitare niyo izadutabara ryari? Ari uko twubashe Mose. Mose yageze imbere y'inyanja itukura, arababwira ati mwihagararire gusa, murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire. Ntabwo muceceke, muce bugufi imbere y'ijambo, murebe ko Uwiteka ari budukorere. Uwiteka aradukorera ibikomeye, tuzirirwa muri iyi si, ariko ntabwo tuzayiraramo. Tuzarara mu bibazo, tuzabyukira mu bisubizo. Imana yatabaye Danieli, itabara itorero, yatabaye Isirayeli, itabara itorero ryayo, n'izina rya Yesu Kristo. Amen. John Cyumbura aho yari ageze hera kwa 26 igice cya 6 hera kwa 26. Kandi Dariyo aherako yandikira abantu b'amoko yose n'indimi zitari zimwe. Yabindi twasomye ahantu mu gice cya 3. Umwami Dariyo yandikira abantu bose n'ab'indimi zitari zimwe. Avance. Cya 6 aho ku murongo wa 26 wari
yose ati amahoro agwire muri mwe. Amahoro azagwira mu bera ari uko tugize kubaha Imana yacu. Mukeneye amahoro agwire muri twe, twubaha Imana yacu. Ni Imana itabara ubwoko bwayo, nituyubaha izadutabara nta kabuza, kandi izadutabara ku mugaragaro ab'isi babireba. Shyizeho itegeko ngo abantu bo mu Nsizeho itegeko bose bwo mu gihugu cyanjye, abantu b'ubwoko bwose bo mu gihugu cyanjye baje bubaha baje bubaha Imana ya Danieli, Imana ya Danieli, Imana ya Saduraka, Imana ya Meshake, Imana ya Abedenego, Imana ya Danieli. Niyo ikwiriye kubaha, namwe muyihaye icyubahiro. Imana itabara ubwoko bwayo, muyihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Nta yindi Mana ikwiriye guhimbazwa ifite Imana ya Danieli mu gihugu cyose. bahindira imishitsi imbere yabo, Kandi bahindira imishyitsi imbere yayo. We kwikubita ku gatuza ngewe n'akazi kazi biki? Hindira umushyitsi imbere y'Imana ya Danieli. Uravuga ngo urakaze wuzuye ibyaha, uravuga ngo urakaze wuzuye amafuti, uravuga ngo urakaze nta rukundo ugira, uravuga ngo urakaze ufite urwangano, uravuga ngo urakaze uri kurarikira abana b'abandi, uravuga ngo urakaze uri kwifuriza akana k'abandi ko kapfa, uravuga ngo urakaze utagira urukundo rwa bene data, uravuga ngo urakaze udakunda umugore wawe, uravuga ngo urakaze utubaho umugabo wawe. Ukaze hehe? Imana ya Danieli niyo ikwiriye kubahwa, kandi abari imbere yayo bose bagahinda umushyitsi. Abakobwa bahinda umushyitsi imbere y'ijambo, abasore bahinda umushyitsi imbere y'ijambo, abagabo bahinda umushyitsi imbere y'ijambo, abagore bahindira umushyitsi imbere y'ijambo, abasore, abafurere, abakozi bacu tugere imbere y'ijambo tutetemeke. bahindira imishyitsi imbere yayo, kuko ariyo Mana nzima ihoraho iteka ryose. Niyo Mana nzima ihoraho iteka ryose. Gerari yapfa none ahera akibagirana. Icyo yabarindiriye ni kimwe, icyo yabategereje ni kimwe, ni impanda y'umuzungu. Ariko aho watereye amagufa ye ushobora gusanga hameze nyabutongo, ugasanga hameze ibirayi, uzongera umubone amazigi. Imana ihoraho iteka ryose. Komeza usoze uwo murongo. Ubwami bwayo ntibuzarimburwa, kandi ubutegetsi bwayo buzageza ku mperuka. Niyo irokora igakiza, ikora ibimenyetso n'ibitangaza mu ijuru no mu isi, kandi niyo yakijije Danieli inzara y'intare. Nuko ku ngoma ya Dariyo no ku ngoma ya Kuro Peresi, Danieli agubwa neza. Amen. Abi Babuloni baguwe neza, Danieli yaguwe neza, kuko Imana yaremye ijuru n'isi. Ku ngoma ya Kuro no ku ngoma ya Dariyo, Danieli yarubahirijwe kuko nawe yubahaga Uwiteka. Ukeneye ngo bakubahe, ubaha bene data. Ukeneye ngo bagukunde, kunda bene data. Ukeneye ngo bakugenderere, genderera bashiki bawe. Ukeneye ngo bakugenderere, genderera bene data. Ukeneye ngo bagukunde, kunda abakozi bayo. Ukunde n'iperore, maze nawe uzabyishyuza Imana. Ubwira Imana uti uzi ko ngukunda, uzi ko nkunda ijambo ryawe, uzi ko nkunda abagaragu bawe, uzi ko nkunda bene data, uzi ko nkunda bashiki bacu, kandi nkeneye ko wankunda. Uzabyishyuza Imana, Imana izabikura ideni, izagusubiza ibyo wayisabye kuko nawe wabigendeyeho. Nuko ku ngoma ya Dariyo no ku ngoma ya Kuro Wibuperesi, Danieli agubwa neza. Agubwa neza ryari? Nidutura mu jambo. Imana itabara ubwoko bwayo, niduhe gutura mu jambo ryayo. Imana itabara ubwoko bwayo, niduhe guca bugufi
ibyo byose n'ubwirinda yatabaye abo bafurere batatu kuko bari bafite urukundo rwo gukunda iparole yatabaye abafurere batatu kuko bayiringiye yatabaye abafurere batatu kuko bayindishwaga umushitsi n'ijambo ryayo hindura umushitsi imbere y'ijambo ry'Imana Imana izagutabara ubahe bene so ukunde bene so ukunde bashiki bawe ukunde umugore wawe ubahe umugabo wawe wumvire so na nyoko maze ubone kuririmba kuzamurwa Imana itabara ubwoko bwayo dukomereze mu ijambo ryayo kandi iduhe guhindura umushitsi imbere y'ijambo ryayo dukunde iparole dukunde abo yadutumyeho dukunde abo Imana yabambiwe nuko nyuma yaho data turirimbe izamurwa nawe utari wabatizwa kabla hujabatizwa utari wabatizwa we hajabatizwa kamubwire ngo ari gukorera muri zero anatumikia ndani ya sufuri utari wabatizwa kubatizwa anatumikia ndani ya sufuri alikukorera munsi ya zero abateranye mwese mwenye kusanyika nyuma amagambo twumvise maneno tunayoyasikia ababera umuyobozi muri iki cyumweru cyose kugeza umwami wacu aregutse mwirirwane n'amahoro salama